Hano duhuriye ni muri Kaminuza Gatolika ya Louvain-la-Neuve mu Bubiligi. Duhuye mu gihe turiho twitegura kwakira nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda uri mu ugiye kugera uruzinduko hano mu Bubiligi, tukaba natwe hano Louvain-la-Neuve n'abanyeshuri ndetse n'abaturage b'Abanyarwanda n'inshuti z'u Rwanda twiteguye ku munsi wa gatatu itariki 2 kujya kumwereka ibyishimo tumufitiye kubera ibikorwa byiza amaze kugeza ku Rwanda. Muze mwese rero duhure ejo bundi ku itariki 2 n'eshatu z'uku kwezi tujya gutangira kwa 4 kuri Praxis Luxembourg kuva saa 6 kugera saa 8. Mwese muze tumwakirane urugwiro. Twiteguye rwose kuzakira neza nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame, kubera ko tumushyigikiye. Turabizi iteka umuntu w'umugabo iteka nako agira abantu bamwanga kandi wenda bakanamwangira ibintu ubona bidafashe. Iyo ureba rero kure ukamenya impamvu bamurwanya, wumva wakora ibishoboka byose kugira ngo umushyigikire. Si ubwa mbere tuzaba tugiye kumushyigikira, n'ubundi yazaga hano mu Bubiligi twajyaga tujya kumushyigikira, ugasanga twagiye muri sale twayuzuye. Ubwo by'umwihariko tuzajya no kumwakirira hanze, aho azaba hafi yaho bazaba bakoreye inama izakoranya abayobozi bo muri Afurika n'abayobozi ba hano mu Bubiligi. Icyo rero nkundira perezida wacu nuko muri iyi myaka 20 ibikorwa yatugejejeho, sinzi ko hari n'uzashobora kubikora mu myaka 100. Kandi ibyo bikorwa biri mu nzego nyinshi, cyane cyane ari mu guhagarika umwiryane hagati y'Abanyarwanda, ari mu kuzana amajyambere. Iyo ureba ubuyobozi mu Rwanda uhereye ku nzego zose zo hejuru ukagera ku nzego zo hasi, ukareba amajyambere ari mu Rwanda, nta kuntu wabura gushima uyu muperezida wacu. Ibyo rero nkumva rwose kujya kumushyigikira, kujya kumubwira ko ibyo dukorera ari byiza, ntumva ntabura kuba ntajya mu bazamushyigikira. Nkuko nabikubwiye duhuriye hariya hanze, n'umushakashatsi hano muri kaminuza mu Bubiligi, mu Kaminuza Gatolika ya Louvain-la-Neuve mu Bubiligi. Perezida wa Repubulika y'u Rwanda ugiye kuza ahangaha, tuzi ko yakoze ibintu byinshi cyane, ndetse igihe navuga cyane nko kubyerekeranye n'uburezi, uburyo iyi myaka 20 hahindutse ibintu byinshi cyane byateje imbere, gahunda nyinshi zateje imbere uburezi. Reka ntange nk'urugero rw'uburezi bw'ibanze bw'imyaka 9, ndetse ubu ngubu yagiye ku myaka 12, aho u Rwanda ruri imbere cyane mu bihugu byo ku isi mu gushyira mu bikorwa umugambi w'ikinyagihumbi. Ikindi ni ugushyira imbere kwigisha siyansi cyangwa ubumenyi n'ikoranabuhanga ari byo bifite akamaro mu kugira ngo duhindure ubukungu bw'igihugu. Urabizi muri DPRS ari iya mbere n'iya kabiri, siyansi cyangwa ubumenyi n'ikoranabuhanga ni ikintu gikomeye cyane. Ubumenyi rero n'ikoranabuhanga ni kimwe muri leta iyobowe na nyakubahwa Perezida Paul Kagame yashyize imbere. Urabona nk'uriya murongo mugari ubu ngubu ukoreshwa ni w'ikoranabuhanga, ndetse naherukamo mu nama ahangaha muri bihugu by'Uburayi bwa ruguru muri Irlande. Ni ikintu kizateza imbere u Rwanda ndetse na Afurika iriya duherereyemo akarere kose, ariko ukabona ko u Rwanda ari rwo rubifitemo cyane imbaraga kubera
ubuyobozi bwiza bwa nyakubahwa perezida wa repubulika uzadusura ejo bundi. Ikindi umuntu yavuga ku burezi ni uburyo imbaraga mu kanya nakubwiraga ibya DPRS ya mbere, ariko iya kabiri yo hari imbaraga zashyizwe cyane mu myuga, kwigisha urubyiruko imyuga. Dufite abana b'urubyiruko benshi. Urwo rubyiruko rero rwigishijwe imyuga inyuranye. Urabona ibigo by'imyuga byashyizweho mu Rwanda hafi ngira ngo si mu turere twose ariko muri za region zose hashyizweho ibigo by'imyuga bitandukanye, imyuga itandukanye izatuma urubyiruko rugira ubushobozi nyakuri bwo guhindura kandi ku buryo bwihuse ekonomi cyangwa ubutunzi bw'igihugu ndetse n'ubutunzi bwabo bwite bw'abanyarwanda ndetse n'urwo rubyiruko ku mwihariko. Nkambona rero ko ari intambwe nini u Rwanda rugezeho kubera ubuyobozi bwiza bwa nyakubahwa Perezida Paul Kagame. Twitegura hano mu Bubiligi kwakira ejo bundi itariki 2 n'eshatu i Buruseli. Abatamushyigikiye ngewe icyo nababwira nuko ngwambaye ikirezi ntamenya ko kera. Iyo turebye u Rwanda ari repubulika ya mbere, ari repubulika ya kabiri, umwiryane wagiye uba hagati y'abanyarwanda, ariko ubu ngubu tukaba tuvuga ko twese turi abanyarwanda, waba uri uwo mu moko uyu aya n'aya, ndetse ukabona n'abari mu Rwanda uko bamwishimira, bishimiye uko yitanga, uko bakora. Numva bakwiye kujijuka bakava muri izo ntambara zo guhangana, zo guhora nyine muri koco, ahubwo bakamenya ko abanyarwanda tugize umuryango umwe, abanyarwanda dushobora kuba gushyira hamwe kandi tukaba twagera kuri byinshi. Abanyarwanda bahoranye agaciro bari bakira